nongeye kubasuhuza mwese mudukurikiye kuri Joker. Nkuko musanzwe mubizi, dusanzwe tubagezaho amakuru agendanye n'ubuzima bw'imyororokere, cyane cyane ku bana b'urubyiruko. Weho uri aho uri hose mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, tuguhaye ikaze. Ngendi Shadai, uyu munsi dufite umutumirwa mwiza uje kutuganira ku bigendanye n'uburibwe bwo mu mihango. Ese uburibwe bw'imihango ni iki? Ndakurarikira gukurikira ikiganiro, urakora subscribe, ukore share, ukore comment kugira ngo ndetse n'ugikunda ugisangize n'abagenzi bawe. Reka muhe umwanya atangire atwibwira. Tuguhaye ikaze kuri Joker. Murakoze cyane. Amazina nitwa Niyigena Elize. Ubusanzwe nkaba nkora mu kigo cy'ubuzima cyitwa HDI. Okay. Ni ikigo gisanzwe gikurikirana urubyiruko kujyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse no kuhagura ku bijyanye n'ubuzima muri rusange. Okay. Handi nkorera naho no ku bitaro bya Nyamata. Nkaba naho ndi umuganga, ndi umuforomo. Okay. Muri service yo gukurikirana indembe. Murakoze cyane. Uyu munsi twagize amahirwe turi kumwe n'Igena ukora mu kigo gisanzwe gifasha urubyiruko kandi akaba ari n'umuforomo. Muri kumva ko dufite amahirwe ko umuntu ugiye kutubwira, agiye kuduha amakuru yizewe kandi y'impamo. Yego. Mwatangira mutubwira, ese kubabara mu mihango biterwa n'iki, bibaho ryari? Ubusanzwe ukwezi k'umukobwa kugira ibihe bitandukanye. Yego. Hari igihe biba ngombwa ko umukobwa ashobora kubabara mu mihango cyangwa se ntababare. Yego. Bitewe n'uko hari ibyabanje, uyu munsi tugiye kuganira ku impamvu ishobora gutuma babara bitewe n'uko wenda ukwezi kwe kwahindutse. Yego. Muri rusange ukwezi k'umukobwa kugira ibihe bitandukanye. Hari igihe biba ngombwa ko umukobwa ashobora kubabara bitewe n'imihindagurikire y'umubiri we muri uko kwezi, cyangwa se bitewe n'ikirere cyangwa se n'ahantu aherereye. Yego. Ikindi gishobora gutuma habaho ububabare n'amakuru rusange ni uburyo imihindagurikire yabaye mu mubiri we. Yego. Ubundi iyo tuvuze menstrual cramps cyangwa se dysmenorrhea cyangwa se kubabara kw'imihango, ni mu gihe habayeho kubabara kudasanzwe mu nda yo hasi k'umukobwa mu gihe ari mu mihango. Yego. Ese usibye kubabara, ni ibihe bindi bimenyetso uyu mukobwa agira? Uyu mukobwa uri mu mihango ufite kubabara bidasanzwe agira ibimenyetso bitandukanye. Icya mbere, ashobora kugaragaza kuribwa mu nda yo hasi. Yego. Kuribwa umugongo, kugira iseseme nyinshi. Yego. Kugira icyuya, ubushyuhe budasanzwe, kumva iranda yo hasi irashyushye. Yego. Kuribwa umutwe. Yego. Ndetse no kuruka rimwe na rimwe. Okay. Hashobora no kuzamo no kudiyara cyangwa se kwituma bidasanzwe bigendanye n'igihe arimo. Okay. Umuntu yakwibaza ngo mu buzima busanzwe, niba turi kuganira ku kubabara mu mihango, ubundi umuntu ari mu mihango ntagabara, niba umuntu hava amaraso ubu ntagabara mu busanzwe, cyangwa se hari igihe babara noneho bidasanzwe bikaba ari byo byitwa dysmenorrhea mu rurimi rw'icyongereza bitwita kubabara mu mihango? Ubundi busanzwe kubabara k'umukobwa mu mihango ni normal. Okay. Ni normal cyangwa se birasanzwe. Ariko byitwa ibidasanzwe ryari? Byitwa ibidasanzwe mu gihe byabayemo ibimenyetso bidasanzwe byerekana ko ashobora kuba afitemo n'uburwayi. Yego. Urugero, ubusanzwe umuntu ashobora kugira imihango akaba yagira ububabare mu minsi 2 cyangwa se 24 amasaha 28 cyangwa 48, ariko bwafashe iminsi 3, iminsi 4 amaraso ari kuza ari menshi. Icyo gihe haba hajemo cya kibazo cy'uko habayeho ihinduka ridasanzwe. Aho ngaho akaba tuvuga ko ari imihango idasanzwe y'ububabare. Yego. Ese biterwa n'iki? Ibintu byo kubabara bidasanzwe mu mihango byabiterwa n'iki? Ubusanzwe kubabara bidasanzwe mu mihango rimwe na rimwe agiye dushobora kuvuga ko bishobora guterwa n'imibereho yo mu muryango. Bishobora guterwa n'uruhererekane rw'umuryango. Okay. Kuko rimwe na rimwe hari igihe uruhererekane mu muryango haba harimo icyo kibazo cy'abantu bashobora kugira ububabare budasanzwe, bityo bigatuma umuntu nawe
yababara bitewe n'uko ari genetics. Icyo ni kimwe. Ikindi, kubabara bidasanzwe mu mihango bishobora kuba ikimenyetso mpuruza cy'uko uwo muntu ashobora kwivuza hakiri kare. Urugero, ashobora kuba afite ibibyimba mu nda, ashobora kuba afite nyababyeyi yarangiritse, mbega ibyo ni ibimenyetso mpuruza bishobora gutuma uvuga ngo ibyo bintu bishobora gutuma ubabara cyane, cyaba ari ikimenyetso cy'uko ufite uburwayi budasanzwe. Kugira ibibyimba mu nda, ushobora kuba ufite kanseri utazi, mbega ibyo ni byo bintu bishobora gutuma habaho uburibwe budasanzwe. Bivuze ngo kubabara byoroheje ni ikintu umuntu bwa buribwe umuntu yakwangana, ni ibintu bisanzwe, ariko iyo byatangiye kuba bidasanzwe uba ugomba kubyitaho, kuko habashaho kuba hariho n'ikindi kintu tutazi kitari imihango gusa. Cyane rwose. Aha rero bitumye nshaka kwibaza ngo ese ni ubuhe buryo umuntu yakwifashisha ari mu rugo bwo kwirinda kubabara mu mihango, kubabara bikabije? Hari ikintu yakwifashisha? Ubusanzwe ubu buryo bwo kwifashisha ubundi kuva kera kose bwamwe bwifashishwa. Vuga ngo ni uburyo buri naturally, kuva kera hatari hazaho ubuvuzi bwisumbuye bwabwe bwifashishwa, kandi bugafasha abantu. Ubusanzwe ubaye uri ahantu udabasha kubona ubuvuzi, uburyo wakifashisha kugira ngo ubashe gukontorora cyangwa se kugabanya ubwo bubabare budasanzwe, ushobora gufata icupa, ugashyiramo amazi ashyushye y'akazuyazi, ukajya ukoza ku nda yo hasi. Icyo gihe bifasha kuba ubwo bubabare bugenda bugabanuka. Ikindi ushobora kwifashisha uri mu rugo utari hafi yo kwa muganga, ushobora gukora udusiporo cyangwa se utumuvoma duke duke kugira ngo bitume ubwo bubabare bugenda bugabanuka. Ibyo bintu ushobora gufasha kwirinda ububabare uri ahantu mu rugo, kandi bikagufasha bikagenda neza. Siporo, tumasaje, ibintu nk'ibyo ngibyo biragufasha cyane. Wavuze cyane uti biterwa n'ibintu byinshi, kubabara bikabije by'imihango, ariko umuntu ntago ari kumva neza. Ubusanzwe nyine abantu bajya mu mihango bakaba barabyohereje. Ubundi ni iki mu by'ukuri gitera kuri akababara, tuvanyemo ko umuntu yavutse ibyo bibyimba wenda watubwiye, niki gituma umuntu ababara cyane birengeje? Ubusanzwe mu buryo busanzwe buri biologique, umubiri w'umuntu ugira imisemburo itandukanye. Hari umusemburo witwa prostaglandine. Ni umusemburo uba mu maraso. Mu gihe umukobwa yitegura kujya mu mihango cyangwa se ari mu mihango, wa musemburo iyo ubaye mwinshi cyane, iyo ubaye mwinshi bituma ashobora kugira ububabare budasanzwe. Ukuvuga ngo ni umusemburo unatuma nyababyeyi yihuza cyangwa se yicontractinga. Contraction of that uterus. So ibyo rero biri kubaho cyane bituma habaho kwaguka kw'iriya uterine. So noneho akagira ububabare budasanzwe. Uwo musemburo uko wiyongera nako uburibwe buba bwinshi. Kuvuga ngo uburibwe buterwa cyane na prostaglandine. Nayo ndimo nkubaza nti buriya ukivuga ibyo gufata icupa ririmo amazi ashyushye tugashyira ku nda tugakora imyitozo ngororamubiri, byatumye nibaza ni ubuhe buryo mpinduramibereho cyangwa se lifestyle change umuntu yakoresha, icyo kijyanisha n'ibyo kurya umuntu yarya byamufasha kugira ngo niba yababaraga mu mihango ibashe guhagarara cyangwa se koroha. Ubusanzwe imibereho y'umuntu kugira ngo igende neza nuko abasha kubahiriza ibijyanye n'imirire. Noneho by'umwihariko rero ku mwana w'umukobwa cyangwa se umubyeyi cyangwa se igitsina gore kiri mu gihe cy'imihango, hari ibiribwa by'ingenzi aba agomba gufata kugira ngo kwa kwezi ko cyangwa se cyagiye harimo kimugendekere neza. Urugero, aba agomba kurya imboga zihagije, akarya mu zo mboga agomba kurya amagi, gufata imineke, kurya imbuto zirimo za kokombure, kurya ipapayi, kurya inanasi n'izindi mbuto muri rusange kugira ngo bibashe gutuma icyo gihe harimo kimugendekera neza. Ikindi aba agomba kurya ibiryo birimo rishe kuri vitamine B1 yo kwita thiamine. Vitamine nziza cyane ishobora gutuma habaho kukondora cyangwa se kugabanya uburibwe ushobora kuba bwaza mu gihe ari mu mihango. Uvuze ku byo kurya cyane, ese ibintu byo gusinzira cyane, kunywa amazi ahagije, kuruhuka bihagije, byo nta kintu byamufasha? Nabyo byamufasha. Ni ukuvuga ngo
umukobwa uri icyo gihe agomba kwirinda ikintu kirimo stress. yego Niba yagiraga akazi gatuma atekereza cyane akagabanya iyi mitekerereze cyane, kuko iyo buhuriranye bwa buribwe burushaho kuba buzamuka cyane. Ikindi nibura akanywa nibura amazi ahagije ku munsi, nibura ibirahuri 8 ku munsi. ibirahuri 8 ku munsi, akagerageza kugira ngo umubiri ube balance, kuko ubusanzwe kugira ngo uburibwe wowe hatari cyangwa se bwongere mu mubiri nuko haba habayeho metabolisme ikaba disturbance, bivuga ngo imikorere y'umubiri w'umuntu ikaba seshe cyane cyangwa se gakacarara. So iyo anywe amazi rero menshi bituma fonctionnement cyangwa se imikorere ya organes zimwe na zimwe ikora neza, bityo bigatuma bwa buribwe bwe butarushaho kuzamuka. Yego, uri kumva rero udukurikiye ugomba kuruhuka bihagije kandi ukanywa amazi menshi. Ibaze nawe niba umubiri wawe wumagaye kandi nyababyeyi yawe irimo yihuza isohora cya gice cy'imbere twababwiye kiba kirimo aricyo bitwa endometre, uri kumva yuko nawe uburibwe utabwihanganira. Aha rero bitumye nibaza ngo niryari umuntu agira uburibwe bukomeye akaba yakenera ko noneho atakoresha iyo miti mwatubwiye yindi, akaba yagana kwa muganga. Ubusanzwe ubundi tuvuga ko mu gihe cy'amasaha 48 bwa buribwe bushobora kubwihanganira. Yego. Ariko iyo byageze kuri uwo masaha 48 bwa buribwe bukomeje kwiyongera, nta yindi gahunda no gusanga muganga, ni ukwegera ivuriro rikwegereye bakagufasha. Yego. Uti iyo burengeje amasaha 48 cyangwa se ufite uburibwe utabasha kwihanganira, uri umuforomo ukora kwa muganga, ngiye kukubaza ikibazo mbwira uti nihe miti umuntu yajya kwigurira muri farumasi, cyangwa se iyo ngiyo tubwire n'imiti aramutse agiye kwa muganga yahabwa yaba ari iyihe? Ubusanzwe ntago dushishikariza umuntu wese ugize ikibazo gufata imiti, ntago tumushishikariza kuko uko ayifata niko bigenda turushaho kwangiza imikorere y'umubiri we. Yego. Ariko nabwo iyo byanze hari imiti y'ibanze. Hari imiti y'ibanze ushobora gusanga ku kigo nderabuzima cyangwa ushobora gusanga kuri farumasi ukayigura. Iyo miti niyo twita anti-inflammatoire steroidien. Iyo miti ni imiti yoroheje igabanya ububabare mu buryo bworoheje, harimo nka paracetamol. Paracetamol ni umuti umuntu wese ashobora gukoresha arwaye umutwe, afite umuriro, ababara, akawukoresha akumva ko nta kibazo kandi bikamufasha. Undi muti ashobora kwifashisha woroheje ni umuti witwa ibuprofen. Ni ibinini bisanzwe muri farumasi baguhereza bitewe n'uko muganga akwandikira ordonnance, niyo yibanze. Indi yose bisaba ko muganga muhura nawe akagusuzuma akamenya neza diagnostic cyangwa se ikibazo ufite kiri hatari mu mubiri wawe. Kuvuga ngo uramutse ufite ikibazo gikomeye ukegera farumasi cyangwa se bagurishiriza imiti hafi aho ngaho, byakomeye wafata ibyo binini akubwiye, ariko birengeje wakwegera ibitaro bikwegereye bakaguha, ukabona muganga akabasha kugusuzuma akamenya ikibitera. Burya ngo ni byiza kuvura gitera ikibimuteraho kwica gitera cyane. Tugomba kumenya isoko y'ikituma ibintu biri ko umuntu yatumye ababara cyane. Ntago ugenda ntakubajije ikibazo nkunda kubaza n'abandi baza kutuganiriza ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere, ni yihe myumvire mibi cyangwa se amakuru mabi cyangwa se icyo twitamo cyo mu zindi miti iri kuri iyi ngingo yo kubabara bikabije mu mihango wabuzi, ese twayirwanya gute? Muri rusange ibi bintu bijyanye no kubara mu mihango, hari urubyiruko rwinshi ruba rufite amakuru atandukanye. Hari ubabara bakamubwira ngo nubona n'umuhungu biragenda neza, ntabwo bigenda bwabo babare ngo barashira. Hari ubabara bakamubwira ngo niba uri umukobwa ugeze imyaka y'ubukure ukwiye gushaka umugabo kugira ngo ibyo bintu bishire. Ariko uburyo buri biologique, n'uwashatse ashobora kubabara, n'umujene ashobora kubabara. Bivuze ngo amakuru yo kumva ko kuba ubabara mu mihango igisubizo ari gushaka umugabo cyangwa se ari gushaka umusore ntago ariyo. Cyakora bishobora kuba ari cyo byafasha, ariko ntago aricyo kiba kigendereye kugira ngo ububabare bushire. Ku mugore ubana n'umugabo birafasha kuko ubundi nyirizina ububabare ahantu buturuka rimwe na rimwe tuvuga ko
hashobora kuba habayeho hari icyo twita imeni. yego Imeni ni agahu cyangwa se ni akenge gashobora kuba gaturukamo ari amaraso. yego iyo kagutse cyangwa se karangaye, Yego. ya maraso ashobora kuza mu buryo bworoshye. Yego. Iyo gafunze niho hashobora kubaho ya maraso kuba yakiyongera, noneho amaraso yamara kuba menshi muri nyababyeyi hakazaza bwa bubabare budasanzwe mu gihe ashaka gusohoka. yego Ibyo ngibyo bishobora gutuma yakoze imibonano hakaguka agasohoka, ariko mu by'ukuri kuri kubirimo nuko uwashatse byamubaho n'utarashatse byamubaho. Icy'ingenzi ni ukumenya ngo ububabare bwanjye bushingiye kuki, abibwiwe na muganga. yego cyane ko watubwiye ko ishobora kuba ari n'ikimenyetso cy'uko umuntu afite ibibyimba, afite Cyane. kanseri. Yego. Murakoze cyane, bivuze ngo mukobwa utwumva, abantu bagushuka ngo ubwo wabara cyane wishore mu busambanyi ntabwo ari ibintu byiza, ahubwo gana muganga akubwira icyateye iyo mpamvu kandi abasha kuyivura. Cyane rwose. Ikibazo cya nyuma dusoza iki kiganiro cyacu twagiranye uyu munsi kandi cyari cyiza, ese ni iyihe nama noneho waha uwo mukobwa cyangwa se umudame uri kubabara mu mihango? Ese nanone ni icyo wabwira umuntu, inshuti ye cyangwa se umukunzi w'umusore cyangwa se umugabo we niba ari uwo bashakanye? Aha ngaha navuga inama nyinshi ngendeye ku byiciro bitandukanye. Yego. Umubyeyi wese agomba kwita ku mwana we. Yego. Iyo umwana abyuruka buriya aba akeneye amakuru menshi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Yego. Muri sosiyete yigisha byinshi bitandukanye. Yego. Ndavuga cyane cyane ku bana bo ku ishuri, ku bana wenda batano ku ishuri, ahantu bakura amakuru atandukanye. Yego. Inama naha ababyeyi rero bafite abana b'urubyiruko cyangwa se bakibyiruka, Yego. ni ukubakurikirana mu bijyanye n'imyororokere yabo, Yego. bakabaha amakuru yizewe. Yego. Umwana yatangira ababara, umubyeyi akaba hafi akamenya ngo umwana niba ababara ndamukorera iki, ndamujyana kwa muganga tumenye neza niba ububabare bwe icyo bushingiyeho. Yego. Iyo ni inama igendeye ku babyeyi. Inama mpereza urubyiruko ni urwo kwirinda amakuru y'ibihuha. Yego. Amakuru y'ibihuha bakayirinda, ahubwo buri wese akagira amatsiko yo kumenya ngo imihindagurikire y'ubuzima bwanjye imeze gute. Yego. Nta handi wayikura rero, ni kwa muganga. Yego. Mu gihe ugira ububabare budasanzwe mu mihango, ihutire kugera kwa muganga wakwegereye, bityo bakumenyeshe ubuzima bwawe uko buhagaze. Yego. Inama naha ababyeyi n'ubundi niyo kwihutira kubwira abana babo uko imihindagurikire y'ubuzima bwabo imeze. Yego. Kuko abana benshi bagera muri icyo gihe badafite amakuru. Yego. Hanyuma bikarangira amakuru bayabwiwe na ba bandi batwita bashaka kubayobya. Yego. Iyo babwiye amakuru adakwiye birangira baguye mu mitego idatandukanye. Yego. Bigatuma bakora amakosa mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ariko iyo umubyeyi yabwiye umwana imihindagurikire y'ubuzima bwe, bituma abasha kubyirinda kandi akamenya no kugera kwa muganga mu gihe gikwiriye. Ikindi ni uko igihe wumva ububabare budasanzwe mu mubiri wawe, waba uri umukobwa cyangwa se uri umugore, birashoboka, ni uko wagira amatsiko yo kugera ku muganga wabihuguriwe cyangwa se ufite ububasha, akagukorera ibizamini byisumbuyeho kugira ngo amenye neza ko nta burwayi budasanzwe ufite muri nyababyeyi yawe. Yego. Nijye turagushimiye cyane kuko waje kutuganiriza uyu munsi. Ndizeye buri muntu wese udukurikiye asobanukiwe neza icyo kubabara mu mihango ari cyo, cyangwa se icyo mu zindi ndimi bita dysmenorrhea. Twasobanukiwe neza yuko iterwa na prostaglandine cyangwa se imisemburo iba yazamutse ituma nyababyeyi yihuza cyane. Ibyo bigatuma kwa kundi nyababyeyi biri kurekura cya gice cy'imbere aricyo kivaho imihango, umuntu ababara. Twabonye kandi ko bishobora kuba ari ikimenyetso cy'indwara zikomeye umuntu aba atazi. Ariyo mpamvu tukubwira ngo nugireho ikibazo uzagane ivuriro rikwegereye. Ikindi ni uko twakubwiye yuko kuruhuka bihagije, kunywa amazi ahagije, gukora imyitozo ngororamubiri ni bimwe mu byagufasha ukaba utatuma ukomeza kubabara bikabije mu mihango. Mu nteruro eshatu gira icyo ubwira abadukurikiye bahasigarana ku bigendanye no kubabara ku mihango. Unababwire ku kintu bita massage, niba nacyo ari cyo cyabafasha, bahikora hehe? Murakoze cyane. Ikintu nabwira buri wese warunkurikiye ni uko ikijyanye no kubabara mu mihango ari ikintu gishoboka cyane, ariko nabwo kivurwa kigakira iyo gikurikiranwe hakiri kare. Yego. Ikijyanye no gukora massage
massage ikorwa ku nda yo hasi Yego. kuri bas ventre. Yego. Bas ventre urabona kuri imyanya y'imyororokero haruguru yaho gatoya, Yego. urabona kiriya gice nicyo bakora massage Indi byara. indi byara. Yego. Aho ngaho niho ukora massage n'amavuta yabugenewe. Yego. Kora gake gake Krisa kugeza ubwo habaho muvoma aba relax cyangwa se muvoma zidasanzwe hariya bigatuma reactions zibaho mu mubiri. Kuvuga ngo ahantu habasa nkaho habyimbye ukahamasa gake gake umuntu abaraga akagenda yoroherwa. Yego. Numva ari icyo. Ikindi nuko buri muntu wese yagira amatsiko yo kumenya byisumbuyeho uko imikorere y'ubuzima bwe ihagaze. Yego. Ibyo byose bibwirwa nande na muganga. Yego. Birashoboka cyane ko waba uri mu muhango bwa mbere cyangwa se utaramara imyaka uyijyamo. Nubwo twavuze ubabare bwo mu mihango, ariko ntago umuntu wese utangiye imihango cyangwa se utangiye kujya mu mihango ababara. Bishobora kuza bigeze hagati mu myaka hagati. Mu gihe ubona bigenda bikura biba bibi, ihutire kugera kwa muganga kugira ngo gusobanurire ihinduka ridasanzwe rigenda ribaho mu buzima bwawe. Murakoze cyane. Turagushimiye cyane nige nawe wakoze kutuganira. Nshuti mukundwa rudukurikiye, ikiganiro cyacu kigeze ku musozo, ngira ngo abonyemo amakuru menshi ahagije. Mubyeyi unyumva nkuko mutunurwa yacu yavuze, ni byiza kuganiriza n'umwana wawe ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere akiri muto. Mwana muto, sobanukirwa n'ubuzima bwawe, umenye neza uko imihindagurikire y'ubuzima bwawe iri. Niba hari ikindi kibazo, niba wakunze ikiganiro cyacu nkuko dukomeza kubagezaho amakuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wajya hasi ukajya kuri ahantu handitswe subscribe, ugakora subscribe kugira amakuru uzajya tugazajya kugeraho ku gihe, kandi ugakora like ndetse ugashyiraho n'igitekerezo cyawe, ugasangiza n'amakuru, aya makuru ukayasangiza inshuti zawe. Turabakunda muri Joke ya ciao ciao. Ciao. Murakoze cyane. Murakoze cyane.